Ndakwifuriza igitondo cyiza cy'umugisha cyangwa se umugoroba mwiza w'umugisha bijyanye n'igihugu uherereyemo n'amasaha murimo. Imana iguha umugisha. Nyemerera uyu munsi wa none tuganire ijambo rigaragara muri Yobu 14:7. Aravuga ngo erega haracyari ibyiringiro by'uko nta igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Uyu munsi ijambo nkuzaniye ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Hari byinshi byari bituma utakaza ibyiringiro, ariko ndagira ngo nkubwire ibyiringiro byacu ni Kristo. Haracyari ibyiringiro. Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Uyu munsi ndakwifuriza kugira ibyiringiro byo mu mutima. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Wikwita ku byahise, wikwita ku byo watakaje. Hari ibyiringiro yuko Imana yakuremera andi mahirwe ya kabiri. Zaburi ya 90:15 aravuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yose watubabarijemo n'imyaka yose twahuriyemo n'ibyago. Gukomera kwawe kugaragarire ku bana bacu mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango wawe, famiye yawe, nimwakira imirimo y'Imana, nimwakira ibitangaza by'Imana. Ndagukomeza we wari ufite amarira, haracyari ibyiringiro. Gira amahoro ya Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha. Shalom.